program harimo gusiga intera ya metero 10 hagati ya ba mukerarugendo n'ingagi igihe bazisuye muri parike, kwitwararika igihe bagiye gufata amafoto bagakuramo umurabyo ibizwi nka flash, kudahekenya shikareti igihe cyose barimo gusura ingagi, hamwe n'ibindi birimo kuba bibujijwe kurira ibiryo cyangwa ibindi biribwa hafi y'ingagi. Bamwe mu batembereza ba mukerarugendo bavuga ko aya mahugurwa agiye kubafasha muri byinshi kuko hari imbogamizi nyinshi bahuraga nazo igihe barimo gutembereza ba mukerarugendo. Kubera ko ngo tumaze gukora amahugurwa tuzajya tubanza tubibigishaho mbere, tubabwira ibya campaign turi gukora, nabo basoma ayo mategeko bayumve neza ku buryo bizajya bitworohereza. None nunamwibutse ntiyumva ko uri kumuhatira gukora ikintu, ahubwo yumve ko ari ibintu agomba gukora, ari inshingano ze kuko yabanje no kubisoma. Ahangaha mu bintu twizemo cyane batwibikije amabwiriza nanone y'ingenzi, hazamo no kongera kuvuga inshuti nyanshuti ku ngagi. Ako kantu kari ikindi kintu kakanguye, twajyaga tuvuga ingagi ariko tutashyiraho inshuti nyanshuti. Even Ngenzi n'umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'abakora ubukerarugendo muri Afurika y'Iburasirazuba avuga ko aya mahugurwa ari ngombwa kuko ari uburyo bwiza bwo kwibukiranya uburyo ingagi zigomba kubungwabungwa. Nkuko tubizi hari ingamba zashyizweho kugira ngo twirinde dukumire coronavirus kuba yagera ku ngagi, kuko dusangiye nayo ibintu byinshi, indwara umuntu yakwandura n'ingagi zayandura. Rero kino gikorwa cyaje kugira ngo twibutse akabona dunakaze ingamba, tubwira kubakoresha ubukerarugendo n'abandi kugira ngo bibukiranye uburyo bwiza bwo kwirinda, kugira ngo tunabwire n'abantu batugana uburyo tugomba gukora ubukerarugendo tutateza coronavirus ingagi zacu. Benjamin Mugabo ukomeye ahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku kubungabunga ingagi mu Rwanda, avuga ko kuba umuntu ashobora kwanduza ingagi cyangwa nayo ikamwanduza ariyo mpamvu batekereje ko aya mahugurwa yabaho mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwazo. Ingagi ifite isano muzirya hafi n'umuntu, ni ukuvuga indwara nyinshi abantu barwaye n'ingagi zazirwara. Ikindi cya kabiri kinakomeye, iyo urebye ingagi mu mabwiriza areba inyamaswa zo mu gasozi, usanga ingagi ziri muri cya ciro cy'inyamaswa zibangamiwe. Ikindi ariko tutakwinabwiza kandi abantu bose bazi ni agaciro kayo mu bukungu bw'igihugu. Ibyo bintu byose rero nibyo uterateranya ugaba wafata umurongo wihariye wo kuvuga ati ngiye gushyira imbaraga mu kubungabunga ingagi. Nyuma yo guhugurwa ko batembereza ba mukerarugendo, nabo bazahugura ba mukerarugendo bifashishije ikoranabuhanga ku buryo bazajya bava iwabo bamaze kuzingatira amategeko n'amabwiriza, bityo bibafashe gusura ingagi ari nako babungabunga ubuzima bwazo. Ku isi hose habarirwa ingagi 1062 ziri muri parike y'Ibirunga ihuriweho n'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda, hamwe n'izindi ziri muri Uganda ahitwa Bwindi, ariko by'umwihariko mu Rwanda hakaba hari imiryango yazo 22. Mu Rwanda habarirwa abatembereza ba mukerarugendo bikorera ku giti cyabo basaga 200, mu gihe 90% by'amafaranga ava mu bukerarugendo bwa parike araturuka muri parike y'Ibirunga.